kubera icyo abantu b'iwanyu bajeneraliza bakavuga ngo washakaga visa ngo washakaga iki kandi igihe ibintu byari bikimeze neza mwaravugaga ngo uyu niwe mukaza Eva n'umwana mwiza atwerera imbuto none washakaga visa kereka wenda tuzaye tuvuga amazina tuzane n'amafoto ntago turi kujeneraliza hari n'abanyamurenge bubakanye n'ubundi bwoko kandi batuje batagirana n'ikibazo hari uwanyandikiye arambwira ngo Eva ni indaya nkawe data bukwe n'amabukwe nibo babyeyi navuga ngira hano muri iki gihugu uhora ubivuga rwose muri umunyarwanda ngiye nkaba umunyamurenge ngiye nagize ibibazo bitameze nk'ibyo byawe uko ngiye wabinteye ni nyirarume wa Nyasafari umusaza wa nyina bavukana kuri se na nyina bahibaze none avukana na nyina wa Nyasafari kuri se kuri nyina ntago ari wo ku ruhande ngewe uretse mama na data yaba bose ba Nyasafari baramvugishaga twaravuganaga daily nta n'uwigeze ampamagara ngo anambwire ngo nibuze ihangane kubera iki mwumva ko ingo z'abanyamurenge ariyo mata n'ubuki ngo Nyasafari aje gushaka sympathy ngararize ngabaye umusazi ngo umugabo bamujye umugabo se baramujye niyo muba mukundana niyo bari kuba wamujye cyangwa inzungu niyo bari kuba wakujyanye nibazanga se bakorora mu ijosi Eva yatandukanye na John sibyo Eva ni umunyarwanda John akaba umunyamurenge ariko abo bashinja John Slim Jesus mbese ntabwo dufite bari barashakanye umunyamurenge n'umunyamurenge bakoze divorce aho se John yajyaga umunyarwanda n'umunyamurenge batandukanye cyane n'umunyamurenge n'umunyamurenge batandukanye nyine abanyamurenge barikunda ubwabo barikunda ubwabo yes barikunda ubwabo ariko nakubajije ni Eva yatandukanye na John sibyo Eva ni umunyarwanda John akaba umunyamurenge ariko abo bashinja John abo bamushinja gusenyera kandi basenye ni umunyarwanda n'umunyamurenge cyangwa ni umunyamurenge n'umunyamurenge babanaga birengagiza ukuri bagashyigikirana divorce ziri hose abantu baratandukana abanyarwanda umunyarwanda yibukana n'umunyarwanda bagatana iyo batumvikanye n'umunyamurenge ubu baratana si nka kera barihanganaga kuko culture yacu kuremetse ko ari ukwihangana ikizabatandukanya kikaba urupfu ariko urupfu si rwo rurimo gutandukanya abantu bari no mu gutandukana bafite abana banashyingiye iyo si fact ngo nuko ngo Eva ngo yatandukanye mu gihe yarabonye ko ibyamujyanye bidakunze ubwo ibyamujyanye kwa John ni urukundo mu gihe rutari rugihari none se kubera iki uzarebe iyo abantu baje hano batandukanye muri Amerika ntago bivuze ngo divorce ibe Congo divorce ibe mu Bugande divorce ibe muri Kenya igihugu cyose waba urimo misunderstanding ibaho kunaniranwa bibaho kubera icyo abantu b'iwanyu bajeneraliza bakavuga ngo washakaga visa ngo washakaga iki kandi igihe ibintu byari bikimeze neza mwaravugaga ngo uyu niwe mukaza Eva n'umwana mwiza atwerera imbuto none washakaga visa nta buzi b'abanyamurenge kereka wenda tuzaye tuvuga amazina tuzane n'amafoto nta buzi hari n'abanyamurenge ntago turi kujeneraliza hari n'abanyamurenge bubakanye n'ubundi bwoko kandi batuje batagirana n'ikibazo cyane ariko umuntu akagirana akantu gatoya mukihereza abanyamurenge barubatse umuntu akanyandikira ngo uwakurasa can you imagine umunyamurenge iyo ni abusing igihe hari uwanyandikiye arambwira ngo Eva ni indaya nkawe yego ngo n'ubundi biziranyeho muraziranye kandi w'umunyamurenge apana w'umuntu wo hirya ariko ngewe ibyo mu isi turimo iyi si turimo ibyo birahari kandi ntabwo hareka umuntu kugira imyumvire yiwe Eva buri muntu azagira imyumvire yiwe buri wese azavuga uko ashaka buri wese ategereza uko ashaka ariko we Eva you know who you are you know yourself more than me urumva ntabwo ngiye nshobora kukumenya wese nk'uko nawe udashaka kumenya wese urumva ariko muri Amerika muri Canada hari abanyamurenge tuzi batari umwe batari batanu batari n'ijana baje batandukana n'abagabo babo kandi hari n'abanyarwanda tuzerega bari muri Amerika batagiye kuko hari undi muntu wamudekaraye niba muri destiny yawe harimo kuzajya muri Amerika
niyo John atari kubamo Uwiteka ari kuzakujyana. Yes, of course. Ikibazo nuko bibuka ko ari umunyamahanga kuko havutse ikibazo. Batavuze ko ari umunyamahanga ki. Iyo ni abusing ya mu bantu bose uzabaza abantu bose bagiye bashaka yashakaga pe. Ese muzi ko aka kanya hari nk'umuhungu w'umunyarwanda uba muri Amerika washatse umwana w'umunyamurenge akamukura mu Rwanda cyangwa ahandi hantu hose akamuzana hano muri Amerika. Je nashakanye n'umubraka mw'abantu. Je nashakanye n'umubraka rwose kandi tubanye neza nta kibazo no mu rugo. Okay. Barahari. Ufitanye umwana w'umuhungu. None se ni kubera iki umuntu nago njya mvuga muri generali kubera iki abantu bamwe biwanyu umuntu abahuriramo n'ikibazo abantu bababyeyi aho kugira ngo baguhamagare. Mureke mbabwize ukuri. Sorry kubivuga hano umuntu wampamagaye ni umubyeyi umwe noneho akaba atari umunyamurenge. Ababyeyi nkuyemo data bukwe n'amabukwe maze abantu baragenda barantererana ibaze data bukwe n'amabukwe nibo babyeyi navuga ngira hano muri iki gihugu. Uhora ubivuga rwose. Abo nibo abantu bonyine ikibazo nkabasanga ariko muri saga yose abantu bose twaba twaragiranye ikibazo ababyeyi b'abanyamurenge bambeshyaga kunkunda bakoraga iki habe n'umwe wampamagaye ngavuga ati wa mwana wihangane habe n'uwampaye amazi muri Amerika. Abanyamurenge basereranye ukagira ngo ntago muri mwe hari uwo ntagaburiye uwansanze wese hari wasangiye amazi ugira kwihangana muri umunyarwanda ngiye nkaba umunyamurenge ngiye ndi umunyamurenge wenda nubwo ndi kuvuga ikinyarwanda ariko ndi umunyamurenge wuje ibyangombwa byose yaba ari aho mvuka muri ba marume banjye yaba ari iwacu kwa papa ndi umunyamurenge urumva uzanabyumva muri intro yanjye. Ngiye nagize ibibazo bitameze nk'ibyo byawe uzagenda ubikurikirane narayivuze iyo story hari kuri YouTube channel yanjye urumva kwanza ngewe biri narete twako ngewe wabinteye ni nyirarume wa Nyasafari musaza wa nyina bavukana kuri se na nyina nahibaze none urumva musaza wa nyina avukana na nyina wa Nyasafari kuri se kuri nyina ntago ari wo ku ruhande urumva ariko igihe nagize ibibazo umwiza aho hantu hatinde oya ntahati ariko akawa mpamvu zo kuhatinda ndashaka kwereka Eva yuko kuba atarahumurijwe no kuba wenda ataragize si we wenyine ntago ari we wenyine na Yobu muri Bibiliya bivuga urumva hari abantu benshi ngewe uretse mama na data banyikuriye mu nda bakambwira ngo mwana wacu ihangane komera ibingibi Imana yemeye ko bikugeraho komera muri ibi bintu uzabicamo bizarangira. Nta bandi bantu yaba ari abankoye yaba ari abamfashe irembo yaba ari bose ba Nyasafari baramvugishaga twaravuganaga daily nta n'uwigeze ampamagara ngo anambwire ngo nibuze ihangane urumva uko ibibazo iyo byabaye ku muntu abantu benshi baraguhunga icyo si ukwiye no kukibazaho ariko biguha kumenya abawe kumenya abashaka guhagararana nawe muri situation iyo ariyo yose. Ibibazo biza kugira ngo bitwigishe urumva rero ntabwo nagusubiza ngo urumva ngo impamvu ngo bataguhumurije ngo nuko utari umunyamurenge nanjye nibampumurije ndi umunyamurenge mwene wabo. bibaho ni mwisi turi mwisi bibaho rwose mwisi niko bimera. Ubyitwayemo gute kandi wabyitwayemo neza pe ibibazo bya John wabyitwayemo neza kuva byaba buri muntu yatanze opinion buri muntu ariko wabyitwayemo neza. Sorry Eva baramurenganyije nsigaye numva bavuga mbese ntabwo ari byiza rwose nuko nyine biba ari byiza ariko wenda kubera ku ruhande rumwe cyangwa urundi buri muntu wese agira imiryango akomokamo agira uburere aba yarahawe agira abantu aba ashaka kubaha agira nyine abantu bamushamikiyeho atabashaka ko bamwumva muri iyi ntambara ariko ni kuri nsabira nuko nta bantu benshi bari kunyumva ariko
tujye turuhura abantu badushakamo baturutse mu byo twita ubwoko nuko abantu twabaye babi ntago hakabayeho ngo umunyamurenge ngo umunyarwanda ngo iki kandi twese tuvuga ururimi rumwe twagakwiye gukundana no matter how uturuka anywhere no gusa turasa byose ibintu byose turabihuje uziko niyo bivuze twebwe abantu bamwe twagiye nyine tujya muri bino bihugu duturanye ntaho nagiye ngo banyite ngo umunyamurenge dikarese nigiye i Buganda ariko abantu bakajya banyita ngo munyarwanda kandi nanjye nkabyemera kandi mfite ibyangombwa byo mu Rwanda mureke mbabwire aba bantu urugero njye niko nabivuga abantu ku rundi ruhande baraturushye umuryango ukawushakamo igihe cyo kujya kuwushakamo bakaza bakavuga ngo uyu mukobwa ngo wimushaka reka kwandika ibyo utazi inshuti yanjye jya ku Masimba urebe ikiganiro ubone kuza kwandika hano muri komantere ubupfu ni njyewe muntu wenyine w'umunyamurenge muri social media Nairobi njyewe njyenyine Masimba TV show wahagurutse njyewe njyenyine Nyamwiza kujya ku ruhande rwa Eva njyenyine kandi sindagira Nairobi nta n'umuntu ubaho muri Nairobi ngiye Nyamwiza kandi Nairobi Eva ibibazo bya Eva na Nyasafari byaratrendinze icyumweru cyose kizima hafi ibyumweru bibiri topic ari Eva abantu bose baravuga ngo ibyo nziranyeho na Eva ntabyo ariko hareba umuntu w'umugingo uri kwandika ibintu bidahuye jya ku Masimba bro ku rundi ruhande abantu turaruha cyane kandi noneho n'umuruho wawe ukaba ntawo wawutura nta nuko wandika ngo wagiye ku ruhande rwa Eva ubuse aba yandika ibiki kwe abantu bamwe bafite ubwenge bukeya urirwa uza gukomentinga utarebye wagiye kuri YouTube ikiganiro ntagisibye ukumva ugafata umwanya ukumva ukabona kuza gutera komantere zidahuye ntabwo ari ubwenge buke bwo no kwirengagiza ibyo bazi kandi ukabyirengagiza naho ubwenge bwo umuntu aba ufite ahubwo birengagiza ibyo bazi neza nk'iyi situation muba mushyiramo abantu uwayibashyiramo umutima uryana njyewe naciye muri situation nk'iyi ya Eva ndetse n'ikomeye kuri iyi ngiyi ngenzi uburyo kukwabyuzinga baguhora ubusa kandi ari wowe uzi ukuri ariko abantu bakavuga nk'aho ari bo bazi ukuri kukurusha nzi uko biryana mutapinda screen mumba no to gift njyewe umuntu akajya akanyicaraho umuntu w'umugabo nkamureba noneho ngasanga n'amakuru ari kuvuga njye ntago nyazi njyewe ubwanjye kandi ari njye ari kuvuga akavuga ikintu njyewe ubwanjye nkumva sinkizi ngafatanya n'abandi kumenya amakuru mashyashya kuri njye ntarumva ntarabona ntizizi yewe nabwiye umuntu umwe njye naje kuvuga ku bintu byanjye bimaze imyaka 2 byarabaye ariko I was tired numvaga ndushye buri wese kuvuga ibyo ashaka umuntu akabyuka akavuga ibyo ashaka ndavuga ni okay buriya ibaze ko uwo mutipe yazaga kuri social media kumvugaho ibintu bipfuye njye naracecetse ariko umunsi navuze yafunze akanwa nese guhangana ariko si byo byiza guhangana Eva si ubwo ari ibintu biba too much abanyamurenge bashaka kugushyira muri depression bro aso uraka gwenda akamubwire umwiza reba ariko ukuntu yifashe agatuza akavumiriya yaba ari umuntu nawe ukunda kuvuga ese kubera iki mwumva ko ingo z'abanyamurenge ariyo mata n'ubuki nta mata n'ubuki umugore umwe yarasenze ingo zose ingo ni nziza kubaka ni byiza ntawe utabyifuza kandi ingo zigira challenge zose si urw'umuzungu si urw'umunyamurenge si urw'umunyarwanda turi mu kuvuga gavuga akantu gatoya umuntu agakatama gatoya yashatse kujya kukuteranya n'abantu akajya bakaba ari kagira akagatrendinga ngo wavuze ngo ingo z'abanyamurenge ni mbi hoya ingo ni nziza ariko ingo zose zigira challenge ariko ikibi abantu dufite
nuko uyu munsi bigera kwa Eva ukagira ngo niwe wa mbere uhuye n'ikibazo mu rugo. none se uzaba bajama babaye mu ngo badashaka ukuntu bangana, abajene bane bari hanze bashaka gusiga ingo kandi ngo ari abanyamurenge bose batendingana urusengero n'abagore n'abagabo, kandi akumva iwamuha amahitamo ya kabiri ataba muri urwo rugo. Icyo mvuye kuvuga n'ubu uyu nguyu nicyo aje kwandika muri komanteri, nakubwiye ngo si abanyamurenge bose ariko nabo bafite ibibazo mu ngo. Ntabwo urwo kuba urwa Eva rwari rurimo umunyarwanda ariyo mpamvu rwabayemo ibibazo. Urumva mujye mubanza mwumva usere kwandika muri komanteri ibintu bidahuye we yumvishe mvuga gute. Ushyiremo ifoto yawe cyangwa udushyiremo uwo mutwe kuko ndabona nibuze ko dutangiye mbakure mu rujijo. mbaho ikintu kimwe niko mvuze mwese n'ibiryo tukarya shano kuri ngewe muri rusange ikintu kizabaho cyose, ariko uyu muremi mu ijambo zirabaye mu bice nimuriye kandi ibiryo birahari. ariko mureke mbabwire kubera icyo abantu batajya bumva fagiti. Uyu mubyeyi ari kuvuga ngo mu banyamurenge, ntabwo yavuze ngo abanyamurenge, kandi umuntu najye yumva navuga mujye mwumva nk'abantu bakuru ntugashake kumva nk'abana. Nese ninde wavuze ngo abanyamurenge? Nyine umunyamurenge buri muntu wese tweretse ibyo bashaka kumva. Kubera iki mufata ibintu umuntu atavuze? Yavuze abantu bamwe bashaka gushaka kuvugira abantu ibyo batavuze. Navuze nawe wibuke ko ari umunyamurenge. Ibyo nabivuze ntabwo nkomeza kubisubiramo yanabyumvishe. Namubwiye ngo reka nongere mu bwende ko nari muri komanteri yanditse cyane cyangwa ave kuri no live ajye ku izindi live. Navuze ngo ibibazo biri mu ngo zose, iz'abanyamurenge zifite ibibazo, iz'abanyarwanda zigira ibibazo, n'iz'abazungu zigira ibibazo. Ntabwo urwa Eva ari rwo rwaciye amabere mu ntemu two tuntu. Kwandikira ibintu by'uburofa uzajya uhita umuboroka. Ni ukubaboroka ariko nyine n'ubundi aba yakagutayemo. Mbona bari kwandika ubuntu bw'ubufeke buranga. Uhita uboroka abaginga me. Nabyo umuntu ngo yanditse uranamwihorera kuko iyo umusubije abona ko umwitayeho. Bari ku muntu iyo aje muri DM zawe ngo nibashaka ngo bazakurasa ibaze ngo wakurasa. Ego foto none adukurikiye n'aya mafoto yagiyemo igice abashaka gukora iki. Kereka bagiye muri cya kintu kinini kirekire. None se Satani azaba umukara ryari? Yashyiremo wowe. Nyamwe Imana ijya iguha umugisha kandi ujye uvugira umugore aho ari hose. Mujye hano nawe ugiye kubona mbona agasukara bava kuri fagiti imwe bakajya ku yindi. Bavuye ku yindaya kuko niyo bari bavuze bumva ibyo bari kuvuga ntibihura. Bazanye iz'inzoga, bazanye izo guhimba. Ntabwo ariko kamone nta banyamurenge se bazinywa cyangwa mutuzanire nka video nka 5 ari kunywa inzoga ko mutazinywa cyangwa mwabicika inyota bagira ntawe uyibarusha. Ese ari abagabo ba kera bajyaga ku rugamba cyagaragariye ko ntazibonye nayo nyamwe za John murazifite muri Nairobi za John muri Nairobi murazifite ngo mudusharinge natwe i Kigali kitwabanya niba ari kumwe n'abantu hoya nitwabanya yindi bari kumwe n'abari abakobwa bari mu kabari nese bari bagiye mu kabari ese kandi ishu twari turi hose y'inyota nta nubwo ari n'iy'inzoga. Hari umugabo ngo ibuvira yavuze ngo yarimo arashima ngo akazavuga ngo ibuvira ngo hakomeje ngo gushyuha. natwe rero yashaka kwihana
yashakaga kwihana ngo icyaha cy'inzoga ngo ubushuhe bwarabaye none none ishu twari turiho hariya yari y'inzoga ariko ese inyota ko ari nk'indi mwajye mureka umuntu akiberaho yishimye. ibyo byose ni uguhuza amadotsi bagahuza amadotsi banga kuyinywa bakayinywa mu rupfu rwawe. mwa bantu mwe biriya bintu nge mbifata umuco ni nk'indangagaciro, uzishaka arazikurikira utazishaka akazireka. Mu banyamurenge haba abantu bakora amakosa, no mu banyarwanda mu bwoko bwose habamo amakosa. Undi ni ahantu hataba ababi, nta hantu habaho hataba. Hari umucuranzi w'abanyamurenge, umwe mu bacuranzi witwa Be yaravuze ngo abanyamurenge dufite igihugu twagira indaya, twagira ibisambo, twagira buri kintu cyose abandi bantu bagira. none se ko tutagifite ntabwo dufite nyine barahari, twari ugushaka kubumvisha ko turabafite ntacyo dufite ngo none ibaze tugifite. Ega no kuva na kera no ku bwa Yesu hari abakoraga ibibi, hakaba n'abakora ibyiza. naho rero ntihakagivuga ngo ubwoko umwe nishimiye kukumenya, sinavuga mu ruhande, nagushimira warakoze kunshyigikira, warakoze kutantererana, warakoze kumvugira, kunyunganira, kumpereza ijwi abandi batampaye. ntago nari nkuzi, ntaho ndahurira nawe, ntituravuganaho n'umunsi n'umwe, sinjya mbeshya. ndagusaba nimero yawe uze kunywereza kandi atari hano ngo azabyumva uri kubivuga wenda byemere. kandi umva nkubwira, uretse nawe n'undi muntu uzahagurukira umugore aho uzamubona arengana hose, uko byagenda kose. nibyo bintu nkora ku masimba. uzagenda urebe mfiteho n'inkuru y'umwana wavuze ngo yafashwe ku gufatirwa amabuye n'igihugu cyose, mpagarara n'umwe ndanafungwa kubera ndabwa ntinamumfunga mumfunge bro. yego urumva ifatwa ku ngufu, yewe kurwana intambara zikomeyera ndani gufata ku ngufu birahari. abagabo benshi mubona ntabwo yapfa kubivuga atarabikorewe. urumva ngo tumutere amabuye n'akanzwe ngo Nyasava araje gushaka sympathy ngararize ngabaye umusazi ngo umugabo bamugeye. umugabo se baramugeye niyo muba mukundana, niwe wari kuba wamugeye cyangwa inzungu niwe wari kuba wakujyanye. nibazanga se bakorora mu ijosi. ni ibintu bya sympathy abantu bagira, bagakunda gukandamiza abandi ngo kubera ko umuntu ari mwene wanyu. Njyewe niyo yaba ari data, mbere yuko mwumva mwese nkamenya ukuri aho kuri, nkabona kuza kuvuga atari ko bikurikiranyije n'ibyo ndi kumva. ibi bintu ukuri kwabyo ndabona gushingiye ahangaha, ariko guhita mva mu kirere gusa ngo nuko ngo Eva ari umunyarwanda kandi ngo njyewe nkaba ntari umunyarwanda. uzi umuntu kukwita ngo wa munyarwanda we ngo wazakurasa ngo umuntu ndega namwe ntabwo hari umuntu se wavuze ngo mana ngo reka mvuke ndi umunyamurenge. singira ngo jya nagushaka nuko ndi buvuge nkamena amabanga ya se w'umwana wawe akazankora. singira ngo jya naza kugushaka mu Rwanda, yaraje gushaka umunyamurenge, ahageze amubonye abona si mwiza kukurusha, abona nta hantu muhuriye mu bintu byose ashaka wowe. bagiye bareka kutubeshya. mujye mumuba hafi nk'umuntu, mumurenganure nk'umuntu, ntimukarenganure ubwoko cyangwa ngo murenganye ubwoko. abanyamurenge turaziranye ntawabeshya undi. ibyo byari ibyitwazo byo ku munota wa nyuma byo kugira ngo bereke isi kuri indaya nk'uko nyine ari wo mugambi wabo. ariko Imana yirakoze. nk'abo ba YouTube bamvuga gutyo, hari n'unzi, hari n'urambona. God knows you. Even my friends know me, my family knows me, everybody. umuntu twahuye aranzi. none se ubu kubera iki kuva nabaho mu isi ya mbere aribwo nshinjwijwe umugabo? nyine nabyo twarabyibajwe. ese
ko twumva mwene data i Kigali ninde muntu ubaho wigeze okay i Kigali umuntu ubaho warambonye muri iyo mico nabyandike muri comment section avuga ati Eva twari tumuzi yari ameze uko koko ntacyo bamushinze yatwaye umugabo wa runaka yatwaye wa runaka majorite ari igihe mataringa urumva kandi ubwinshi bw'abantu bakamuve muri ubwinshi bw'abantu Eva ubwinshi bw'abantu hari icyo bukora ariko umuntu ushobora guhagarara mu bantu igihumbi ukavuga ngo no kandi end of the day ushaka kumenya ukuri akabona kuri mukuri utabishaka akabireka imana izahana umuntu ku giti cye buri umwe azagira uko abazwa ibyiwe naho iyi si hari igihe ureba umuntu buri muntu azajya yivugira ibye nitugera imbere ya rwa rukiko ngo buri muntu cyane ukuri kw'Imana hari umuntu wambwiye ngo genda ngo urebe ngo video ngo ya Eva ngo kwa Yago ngo urebe ngo ukuntu yari yasi kandi ubwo nayibonye kera kuko ngewe nari na followers wawe kuri YouTube channel yawe mu Rwanda ugikora nyine kuri YouTube ngo nari nakoze iki ngo avugaga wasinzira mwanisha mwagiye muri hakumva ndamwanise ko yagatayisibye ariko test ica mu muyaga ndamwanise ko yagatayisibye ko umusinzi twese twamureba reka dushyireho turebe nari nasinze uwo twari twagendanye wese twahuriye hariya ntiyari ariko none wowe ndangasha mujye mureka ibikabyo ngo bambwiye ngo numvise urebe wumve n'amaso yawe ushingire ku maso yawe n'ukuri ngo kwa Yago nari nasinze sha mwabantu mwe Imana izabakubitisha inkuba arababwiye ari wababwiye iki wanyende wowe arababwiye kwigira abanaliste mu bintu batazi kandi ikindi ushaka kumenya ko umugore yagowe n'umugabo nubona nyina w'umuhungu na nyina w'umukobwa bumvikana n'umukobwa ujye umenya ko bamenye ko umwana wabo atoroshye wenda ntitwabishingiraho ariko abantu basenya ni ibintu bisanzwe n'abazungukazi n'abazungugabo baswana hano hantu mba muri aparitema baherutse kugorana umugore acamutse umugabo amucaniraho gaze noneho hano muri Kenya hano yabonye bari ubanza kuza kuri social media kuvuga ajya adavuze neza bavuze cyane ababanje gushaka kumusebya yari kubaza Eva gutyo avuga ati Eva niwe wabizanye kuri social media inyungu yari iyihe icyo wari ugamije ni ntabwo yaba mbeshye yabimbajije nyine wenda yajya kuba avuga ati twabonye kuri social media ari we Eva wabanje icyo wari ugamije cyari iki kandi yabajije ngo ni business namwe mwatakaye mu mwandiko ntabwo ari business nagiriye hirya sometimes ni business kuko YouTube nyine iberaho kugira ngo umuntu ya uploading nyine ibyo bya business ari kubibaza babizanye yari kubibaza twebwe kuko twe tujya gutanga ama opinion wenda unavuga ati ndi monetize nyuma yuko ntanze opinion ndikarebwa ndabona aho utwo dufaranga duke ariko ze Eva niwe wabizanye se ari suko se kandi ngo yari afite ikibazo ngo nukuri ntigikomeye kiroroshye cyane ariko nawe wari ukwiye kumwa ngo nagire vuba ngo saa 5 zirageze yego ari kwihutisha ari guca mu ngo yarakubonye ngo kwa Yago kera kuri airport ngo barakwagira yagiye kuducira nuko no mu byuko wabyaye aho no thank you for having mama munyikubita utugift papa yaryama bwije papa eka ngende n'ubundi ni hahandi niyo yayo afite umutipe tu
afite umuti sede narayimuhaye kwaje kerema yashutse King James ngafite umutipe tu reka nishyuye mpaka bayita we ariko ukuntu uhita ubyumva indirimbo mvuza umwiza bite se ni byiza umeze neza ariko uri na mwiza nyine ariko ndagukunda ariko uzi ukuntu nakuvugiye nkenda kurwana n'isi yose oya uri na mwiza ufite n'umutima mwiza abantu baranyanze ndabwira ngo niyo mwanyanga Eva ni mwiza kandi murambara y'ukwanjye kose ni ukuri w'imfura cyane pe nanjye ndabigushimiye nubwo Eva atari yaza nkagushimira igitsina gabo ni imfurakazi. Imana iguha ni umugisha imfurakazi abafana banjye muze mwese muze hano igikorwa cy'ibiraso byiza mukeneye nande mukeneye John hano ubijyanye n'icyaho umwiza uyu ni wowe nguyu hano muri comment ngakeneye John ni njyewe ahubwo akamukeneye ubijyanye n'iki Nizera Eva yakubonye ahubwo we nande bamukeneye nanjye nabiyabe nanjye mwambaye gift we Yeko ntarasaba. iru ikiganiro cyawe turagitegereje Ni ukuri hajya abantu barenzeho batandatu bagiye. ibyo wadusabye twabikoze thank you irakoze Jojo Eva wamubonye ndabo ukuntu nkunda uturabyo mwiza Uwasereka mwandikire mu gikari. Eva yamubonye mwiza noneho rero reka noneho niza tubwire irunga tubwire yankora ishyo bamugikara ishyo wase irunga uza hano tuza Eva wararenze si ubwiza yeme narahumiwe kweri warahumaniwe narahumiwe mwana waduye umwana si ubwiza afite si ibiri mwiza ni umunyarwandakazi yewe ngaho none si yo nkuru umwiza ni umunyamurengekazi umwiza ni umunyamurengekazi ndakubonye ampaye ifoto yawe mabusha yego mumukoreho rero umwiza mu muhamagire umwiza ni mumukoreho mumuhe gift mumufollowinge ni mwiza cyane nk'izina rye thank you welcome none se uriya mugabo agiye he n'inkuru yiwe sha umeze bagiye kwandikira mu wase ngo ni boxi bari kwidownloadinga ndaza kugenda kuri YouTube yawe ariko uzi ikiganiro cyawe nzi nigeze kureba ikiganiro uri kuvuga ngo umuntu waguskaminze ugenda ureba icyo nakoze ejo bundi abasenzi bakwihaye ugenda ukirebe cyararebwe cyane nicyo kiganiro cyarebwe hano muri Kenya cyane abantu bose bafite social media kanatse ya mashini ijya yaka ari uko rukomeye reka noneho nanjye mbikurebere kandi abantu wenda baraza no kubyumvira kuri TikTok abantu benshi barambwiraga ntabwo mwanshinjaga mwese na pa legend ngo yiva yanguriye si usanze atanzi reka nze nkurebe nakuguriraga herega ukura ahantu irunga kutavuga kwa mutinzi wait narimo nandika waruvuze ngo ngwiki mwe muri kwa munasema je simwaza muvuga ngo yiva ngo yanguriye akantu ngo niyo mpamvu ndi kumuvugira
none ntusanze atanzi yewe ese ko ni kubona Cristiano arunguruka Eva ese uyu Cristiano ari kuva ntabwo umuntu ariko wana yanjye mbara Cristiano mu bwonko yari kureba umuntu Eva yadarabye ariko Eva mu mbara Cristiano mu bwonko papa ngomba dore ngira YouTube yawe ra Amasimba TV show. Ngicyo kigezeho ikiri wambaye ikanzu y'icyatsi ngipepa bigananda ko ako cyemana ndaza kukureba sheri wanje waragize neza Imana ngo umugiye bamukubisa subscribe se uze kuza kukireba usome na commentaire niko kantu yahereyeho sana ndaza kuzireba none se kubera iki none se abantu bose iyo umuntu avugiye undi nuko aba yamuguriye icyo kunywa niba ari cyo kunywa barancinjije hano bene wacu ngo wanguriye akantu ngo turaziranye ndabwira nteva ntaho tuziranye uretse ko muforenga kuri TikTok ariko ntaho tuziranye nanjye nitaye kuri channel rero nivugiye mukore subscribe yayirunga yaheze icaro ya yesirunga waduka duhati tugahena ko kuryama ese ubundi abantu bajya bamvugaho inkuru bagiye urare ukuntu wakoresheje agafoto keza mwagiye mukoresha ifoto nziza mufora wingundi Imana sha mufora winguye umugore mwiza hano Amasimbi TV show mukore subscribe magana y'ibiraho hose nibayikora nanjye ndambareye none sirunga ni gutamanutse kandi azi neza ko yaradufite irunga nazamuke irunga ngo amasaha yamufashe igihe mu kazi ariko ndaza kukureba mana yanjye I don't know why my work did this to me. I love him more than myself. I don't know why my work did this to me. Did you feel Jessica? Because Killing Jessica, Goldman committed suicide. none se twasoje dutahe Did not even. He was stressed about committing such a grave sin. uruka dutegereje irapfubye ariko uriya mugabo agiye atubeshya amakuru ndagiye mu kazi ngo amasaha yamufashe na irunga kuba ari ahangaha irunga ye vuga ngo Yesu ashimwe nta bwoba mani gituma uzubushanya ibintu Yesu ashimwe ntari bitu nta bwoba wangu nta bwoba izaba ni amayobora mwana wa yandirimbo ega nanjye sinizi nta kitambera n'urubwa rurambera papa oya genda network akazira mu manuye ndi gukunda ukuntu bamanura niba ariko nanjye manura kuri network Yesu mwami yaha yalla ngariko Skipa yaganiraga neza nyine uriya yaje kwica ikiganiro aganira nk'umutaramyi namwe Skipa unaganira no mu buryo bw'amafaranga
Skipa nubwo anyirenza ariko ashaka kuba ari urumva umuzi ngo Patrick ngo waramutubuye ngo network onje mbagaru Irunga uri kumva haranunze urikumva ijwi harantu rero ari ijwi ari ntuza ari vibe ndi kumva nkuzi. Okay, reka tubireke. ahubwo nuko ijwi rye yayihinduye. Good. Ariko kurihindura n'ukuntu ari ijwi rye ari kurihindura kariniga. Think again. Narinze ngo uyu skipa yanyitoraguriye none ndumva ari umuntu w'abantu. Urizagwe ku kara inzira se. Eva juje. Muri mushaka ko myutingura mumbwi. Oya myutinga. Yevye bamarira. Ngo ni kuriya avuga pe. Mwana se uyu skipa mwamwitiranyije n'uwuhe? Nawe. Hari umugabo twamwitiranyije nawe. Hari umugabo yabonye abana b'impanga umwe arapfa. Abonye umwe aravuga ngo shango hajye niwe wapfuye cyangwa nihasajya. Niwe. Nanjye uyu skipa namwitiranyije nawe. Mbwira umuntu uri kuvuga numve. Urashifura bwinshi. Urukundo rero ni amavyi. Umuntu arakundwa ntagakunda undi. Eva kubwiye ko yavuyemo ntawe ugiye kugwa mu oya dise oya wiseka ndakusha turaziranye we umva Irunga Ipa dukine game ndahita ngutora umva ngende izina ryanjye ni Skipper nyine ntabwo ryari hinduka. If you know me as Skipper you know me. I'm always Skipper. Be Skipper. Ntabwo twigeze twandikirana. Tutuye California. Skipper yagiye. Iminota yashyize buriya ari muri kampani. Amba. Network. Twese niyo dukorera nta gihe. Skipa we namanuka niwe uba wimanuye sinamukoraho. Icyo ni ikimenyane. Mwamaye gifti nkongera Irunga nta kimenyane gihari. What? Parivent. What is this movie? Okay. Ndabakunda savage. Irunga Pa uzumye ku blessings cyane. Uyu muntu ni umunyarwanda ni iki? Uwuhe? Skipa. Ni umunyarwanda. Umunyarwanda twaravuga. Sinzi simpamya neza kare ariko simpamya ni umunyarwanda. Ni ijana kuri. Yampaye. Umba ahubwo ninde waruvuze ngo dukine game. Kosera. Ni njyewe wabivuze. Ngaho zana game ratwikineye reka bo ngaho. Abandi bari buri ntaje. Zana game twikineye. Oya ntago twayirangiza iyo nshaka ko dukina kwa umuntu wanditse comment mbi. Sewe. Ari hehe? Aha hasi. Yitwa gute? Witwa umva ntabwo nabisoma. Media. Umuntu ko ntawe ndi kubona we. Atwisobye njye tunamubona. Najya nandi kumubona. Ramva. Mbabwira ukuntu yanditse. Bisoma. Yanditse ngo aha niho indaya zihurira. Wamusubije kare nawe ko ahari. Na nyina bazanye nawe ko yahaje. Tayari ziramenyana. Yahumuriwe nawe araza. Icyo ni uwo ngo arashonje. Karamba. Ariko ko arashonje. Hari umuntu wandika ububwa bakaba ari we birangira abaye. Kandi jandi kubona ari umuntu ukuze. Wamba bare mukangere. Siri wa muntu ugenzura. Namuze.
hari umuntu wambwiye ngo sha umurebye ubona ari umudamu usa naho akuze pe yewe yitwa Sharinga papa ahubwo ni ndayikuze ripurayinga kuri iyo ni ndayishaje yewe ripurayinga yo kuri iyo muri purayinga yo tumurebe je naramuri purayinga kandi namuri purayinga hari umuntu wambwiye ngo sha irunga ngo urimbwa ndamubwira ngo yego grand frère abitekereza kandi abazi kwitegereza pe ujye uzatuzi kwitegereza abitekereje turantutse ndavuga ngo tusiki ngo ndi grand frère wawe wimbwa ndavuga ati ariko uri grand frère mu busanzwe unyisimba ubwo nakushimiye yego grand frère hari umuntu rero wirasa azi ngo arakurasha umuntu araje hanga ngo hari n'indazi huriya nawe ahari kandi yahazanye na nyina arashonje ko namubuze mu kanya arazana n'urubyaro rwe ahubwo ange yo kabohe ntayo ndi kubona mana yanjye we uyu muntu wamuretse hari ibisenge imana ngaze imana iguhe sharata wampaye gift nyinshi umva Ivarata turaza kuvugana umucike nsore ibyo noto wanyandikiye inbox niba wibeshya uravugisha ku ruhande yarafunze harafunze all right thank you skipa wakoze kutubresinga ariko wasi we shikiriza message yego ndakumva wasomye message yanjye ego man kandebe okay yamucyayi tuguha uburenganzira ese yaragiye skipa yambu hi sheri bana yanjye areka nkundi y'abantu nzi ba joininze live zanjye turyame cyangwa inkuru zashize dushakemo kandi kamwe kavuga ngo iki basa abantu ariko batumaga tubona icyo kuvuga ko bagiye abantu tsiri savage uri hano ugira ute uri mu biki wifashe mu mutwe ndi gushaka wa mugore namubuze iyo comment namuhize ndi kugenda nsoma kamwe kuri kamwe mureke nyine ubwira ngo bamusubije ngo hanyuma uri he imana iramurokoye umva muhi rwose ntabwo tukugarura aha kuko bakanze abantu rero mbabarire aracyavuga se sinzi tunari kwivugisha ngo ngirunga ngo wese amaze kubanga iya 10 we iya 10 ni igikiza tuzi ko bari kuvuga ngo hano hari nani zahahuriye namubuze pe niba ndi iya 10 yitegure ko ncumitanye nyamara abantu barakaye Eva ko bagiye kundibura ko bari kumva ngo bagiye kunkura kuri iyi live nkoze iki Eva, can you hear me? Yeah. I'm unable to text you, I think because you don't follow me. If you follow me back, I can. Yeah. Oh, Jesus. Your wish is my command. Jesus. Dan, text me. Whatever. Text me. Send. Whatever. Okay, all right. Have a nice day. Oh, you too. yewe ndamu abakire papa abakire tumenyane ariko muraho muri ngo bugabo bwanyu bw'ubumaraguza ako se no wabahishiwe oya ntago ari ubumara ubu turaza abagabo hano bari kuza bakigaragaza afande kari wana niringiye nyajyaga ngira mufitaga yagize akantu k'ubwoba uzizi iki rero wamfura Eva shu Eva ndamwandikira indi message yinyandikira ndakwandikira indi message ko bidakunda yewe abantu inshuti zanjye ziba zintangatanga muri kuntangatanga ngo yacece kwandika kuri WhatsApp gutuma abantu batakwasesina bose ntago baba bakurikiye umukuru oya reka Eva ngiye kukwandikira kuri WhatsApp nyandikira mwamaye tugifite nkiziriza abantu kenka nkareba ko nanjye nabaho i Kigali kandi yewe ke mwamumaye ni 1,000 oya dana ababyeyi ni 10,000
karame ubu si urugamba ko narigize ngo ni mwene mama hakaba havugiyemo umukobwa ni rugango ruki oh ruga Dusenge Monique Bacu dusenge buke dusenge Monique ariko se babikora gute kugira ngo abantu bakwandikiye si ubibone papa kubera na setinzi iyo ntagukorowinga baka ntago wanyandikira uzima najyaga kugenda muri inbox yanjye nkasanga ntago nongera kuvuga rya jambo irunga yambuje najyaga kugenda muri komenti zanjye niba ari komenti banashye wasangagamo inkendo nkasangamo ibisura n'imisigati byose byanyoherereje inzanye yashingiye ku kisaho ntabwo waza utwo tugifite twawe neza utabanje kudushyushya mu mutwe inkuru se ziba zifite ziri hejuru uyu muntu ajya abanza naguha amafaranga unacurange yaguha aseva wanyibukije inkuru navugaho ndakwiyamye yesu we ndakwibujije ngo iki wanyibukije ese mwabonye ko goru yanjye ari manigani 20 komana sinarembwe irajyaho none se uzi ngo kandi iyo muri kwa bagufada bakabatuka murabaha ariko njye ndi kubinginga ngeze natanga manigani ndi hano urayigira se nanjye mbaze ngo nanjye ngo wanagize ngo ndayifite urihuze cyane yewe ngo natarutse cyane ndatarutse cyane mwanze gutapinga dutahe nibyo ndimo ngibyo ndimo njye ndabikomeje oya wikomeze gukora cyane rero gucika intege bafite inkuru ya kasamu nibyo ndimo ngo mutapinge ngo irungazanye inkuru mfite inkuru ifite Eva kubera ukuntu ukunda naranyiguhaye none iranze amazi yabonetse manuka uyimpere hasi amazi yabonetse ndongera nkuze ntago wayimpuriho hano I guess okay soundage in the back natumye wase ntabyo wakoze Eva following irunga nta kibazo umuntu wacu nta mukonyi wavuze ikinyamurenge ndakwiyamye ndakwibujije sinde umugore ese savage kumbe savage ni umukonyi nde reka sinde umukonyi ngo nta maguru ugira nta mukonyi utagira amaguru ivugire ngaho yewe ndakubwiye ngo universite wiga nta kimaze ibyo bintu bihuje irakimaze dushaka kujya wika tugahuza insinga ziri positive na positive bigakunda teka none ngo gahuza iki none ngo kidahura dara debi Jude aho se ariko cyo kora nagenze ndabona ubu irunga ese none bari guhabwa gift ndumaye gift yo savage noneho baramwe niba ari lize we imani akanyabara ku karoza uzahora azakakiye kuri Severante no kuri ko ngo wa language do you uzanyandikira inbox zakuremera Kinyarwanda turoze turakwisha ahubwo irumba mana we ariko no hano abantu bawe bajya batanga gute umva bakora hano hasi ngo mvuga uruhe ruze
umuntu akambaza ngo mvuga uruhe rurimi nkavuga ngo mvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Noneho abantu baha iyo bashaka nko kwibariza utuntu bahita bakubwira ngo ni gute bavuga ngo you beautiful in your language. Ugahita uvuga ngo uravuga ngo uri mwiza. Kigahita gitanya ngo uri mwiza. Wikwica ururimi rwanjye. Nijya kuntera umutoma ngo nanyicira ururimi ntibihura. kandi ururimi niwe warukoze. Ndababwiye ko ikinyarwanda kitari sex. Uri mwiza. Ngo reba ukuntu yanditse igihugu cyacu ngo Rwanda my people. Wasanga ari mu Gasyata. Aha. Araje mu kanya aratwiha. Uyu munyiherutse ufite gusaba mbagire. Ese reka ndebe $2 nkoreye. Si ubwo mwanyujurije 70. Yiwi, aho wazigeze urami 10. Mama we. Wese amayo ngaho 50. Ese ubu dupfa amafaranga yarayiva itaranarangira wandetse ngo 50 surantwitiye ndarwite sizavuki. Ariko iyo ndenda yikubuje. Mwanyere none iyo nda. Ngo ndi guciragura ngo niko mwavuze. Hano kujya ncira Kongo ndi hano. Cyangwa umuntu wandika gutyo ni Muzarendo. Muzarendo we noneho ndabihuza gute. Ni Wazarendo. Haje umuntu witwa John TV Show ndakuzamuye. Ngwino tuganire. Tumene wamfura. Ese uhabu ariko ndamureba nkabona ko reka twumve Muzare ntaje ni Muzare ndamureba nkamwibwira ni moderator ni moderator ni Irunga kuzamuye niwe moderator Irunga uraho neza wamfura ndakamete mufura wenga bro abantu urakoze cyane papa Niki wabwira abashiki banje bari hano sha? Abashiki banje nabwira ndabakunda. Eva wa John nubwo nanjye ni John ndamuzi. Ariko nagize ngurisha. Ne nundi nisha. Hakizimana nisha. Tuzago Hakizimana Jean. Ariko Hakizimana John mu Cyongereza ni John Hakizimana John. Banabyo bagiye kwasura. Reka kunigana umuntu ijambo avuga. Ariko ndi kumusuhuza n'imfura y'iwacu. Reka mite mu following. Iryo niryo cecekesha hituba following. Kamite mba following. Ivumburu ba following. Uyuwe nuze. Usinuze. Ni Jude. Savage nawe mu following. Savage Siri ni private. Ako shabana ko badatashye ngomba inkuru nukuri inkuru yanjye ntago mvuga ibihuha abantu bavugisha ukuri we mumbabare mutapinge mugiye we shyira Irunga muri big screen. Inkuru yanjye 300. Irunga ko batangiye kumucecekesha. Oya. Ubwo ndi ukoze kuri mute wenda ari impamvu. Nta wancecekesha. Nanjye mwamfura. Mwagize 300 Irunga katubwira inkuru. Inkuru yanjye ntabwo nayivugira ku mugungura wallahi. Muhereze Irunga, muhereze. Manura indege, mu manura intare, mbahe inkuru ishushe kandi nukuri mubone bagiye ejo muzayifatira ahantu hatari kandi hano mwari kwihafatira ikaryoha. Ase Irunga yo ndetse nkabanza nkasubiza Oster niba nyuma bakansubiza ngaho rwose umwanya n'uwa wamfura we ganira bakagira ijambo urakabyara ubyirushye urakabyara ubyagije. Ramba murakoze cyane. Eva muraho. Aha. Yendo muhungu rero wavukiye Bugesera hano bita ibira bintu ntago ufata. Uhuha. Urahazi? Yego. Umunazi. Urahazi? Ubwo najya nkwibwire ko ariho nkuzi.
hanyuma ibindi Imana iguha umugisha mwana w'iwacu. Ubwo se urasoje wa John we urangije ntangiye ndakubujije. Ntiwumva se ko ari byo byiza? Oya komeza. Nyumvira aho bakomye arashira. Urangiza vuba jo. Patrick hano hasi yapfushe koko. Nasubitse ntabwo bajyana imisango y'abageni. Patrick gabanya ifitina. Yes. Niko. Eva, long time kabisa. Byashoboka kuko njye sinibuka ngo duherukana rya. Ni kera cyane. Yego, ni amahoro uyu muntu. Cyane amahoro kabisa. Njye rero nkunda nyine iyo umuntu w'iwacu aje muri vibe akanyibutsa utuntu twiza. Nyine agatuma nkumbura iwacu kuntu urasa n'uwifashe. Mwagize 300 bakaduha amakuru. Ntabwo waheruka hararyoshye. Waheruka hari ivumbi. Ayiwawe yanda aheruka kaburimbi hari. Ndahaheruka na perezida aba hari ego kuno simaze umwaka umwe. Eva bashyizeho n'amatara rero. Ndahaheruka ibyo byose byari bihari impari. Amatara ntabwo yari ahari. Oya amatara yo ku muhanda. Ntabwo nari yo ku muhanda. Amatara bose nandi maheruka ntayo. Ego kamatara sigaye ariho bro. Heruka yo ryari subwo. Njyewe nejo bundi narindi. Abana bose aba bana bamwe muri bano bavuka iwacu. Yego. Amatara bayashyizeho hose umuhanda wose uraka. Wow. Guhera hehe kamabuye kuzamuka ruhuha gukomeza. Reka nukuvuga waturutse ibutare hirya za Busoro. Kuruhuha Inyamata yororo Kigali. Amatara arahari. Wow. Meruka batarashyira. Ego mano haheruka kera. Cyasi kera pe ariko Kingi. Kingi we bite? Sawa makuru. Umeze. Umeze neza. Fresh kabisa. Yes. Eba nanjye ndi ku live yanjye ndabatereka nze nanjye mbiyenge aba. Uzugira gute? Sharing ideas. Ideas. Reka mbaze ikibazo Kingi ubonye njya nkuzamuye kubera ira comment ushize hasi. No way. Don't tell me that. Really? Don't tell you that. Don't tell you what? Kubera iki unzamuye kubera comments? Kubera nabonye ushaka kuri umurije gabo winjaje banashakaga nyine uzudufacing utubwire bira bintu wari urimo uravuga. Urakoze cyane. Yego nibyo. Ariko mana yaje. Hagize umuntu yinyereka igituma yanditse. Uranzi? Actually ntabwo muzi usanga tu. Nese uhera kuki uvuga nka comment ingana imeze kuriya yaba John ntawe uzi abantu bose turi hano ukandika ikintu hariya ukumva nyine kuri buzamuke kandi nyine ugasharinga idea hejuru y'amagambo yawe tubonye adasa neza. Oh my bad, I'm so sorry. No, it's okay. Ano mezet. Meze neza. Wow. Ni munahoza mutugift rero bipiriye hese. Aha, siri comment yiwe ko nta niyo ndi kubona. Irahari. Ndayibonye ndumiwe. Nta kinyereka excuse. Iyo umuntu excuse birashira rara. Of course, I'm so sorry, man. My excuses. It's okay. Over. Myself, I live in the Netherlands, and the trip was muri May. You live in Portland, isn't it? Wowe. Uri kumbaza aho ntuye uri kumbwira. Yego. Byaba byiza duskipinga ikibazo. Skipping, yeah? Okay. Yeah. No, actually, my idea was this.
wanted to make new friends with somebody else, so actually iyo twivugiye ikinyarwanda nanjye utazi icyongereza nibyo byose nanjye nkumviraho nta kibazo. Ndashaka kuza muri Maine, ni muri state ya Portland. Narize muri vacay, like muri byumweru bitatu buryo urumva and ntabwo ari ibanga umujamanye ambwiye ati nibwo bwa mbere narije muri Portland. Hari abanyarwanda benshi mpita nibuka ko hari umuntu wamashanitse uba muri Portland. Okay. And ndebye live yawe ndavuga ati you know why not. Oya igicumbi nabirimo donc ko ati eva kuba Portland urumva twati twanasangira n'agakafe n'iki urumva twanakumira n'inshuti bisanzwe. Yes, ubinyemereye tu inkubi kunkubitirura agahambira nyuma yo kumpa mama abasundisha njyewe nta nubwo ndi kubona ibintu byo kajajwe. oya ariko man umva ntimugafata ibintu byose uko nguko expressinge ibiri ku mutima we. umuntu ari kuvuga ibitamurimo aza hejuru hano ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu yakandika urukomenti nka ruriya ngo nurangiza uzi ko biramucitse kwandika. Iyo umuntu ashaka reba ahantu aje kuvuga iri jambo ryo kujya gusangira ahubwo se arishuwa yuko eva anywa ka kofi niba uramusoma umva nkubwire nubona inzoga yibunza uzashyiremo umuheha nako ntuzashyiremo umuheha ariko nuyireba uzakurure wumve nimba oya iyo nkuru zirancitse iyi mu myanya y'intoki twikomereza abashumu nyiherutse naziraga n'izo niguriye none izo banguriye ntizizanca umuhogo. Thank you. none ntibajya bazinziza hano njyewe ntabwo navuga amagambo atari meza hariya ngo nindangiza nzamuka. ego bakobwa hari igihe umuntu aba ashaka attention nyine yewe turi kubona ibintu mu ifoto ni ijipo ni mu ifoto reka mbere irunga ageze mu ijipo ati asuvuze ko nyine inzu yapfuye niba bamwishe. Stop hating. Ntabwo turi stop it as well. Mr. Dege. Ariko tap. Mukora tap bya ngo ni tap. Kandi irunga yavuze ngo afite inkuru y'umuriro mwanga. Je irunga muri inyuma ndi imbere. Oya 300 agiye kuzura ndi gutapira. No kuri kose. Kandi amasanyo. Ndi gutapira. Irunga tubwire Eva irunga ku. Abantu batapinge gose. Kuri big screen ukuntu gushyira irunga kuri big screen byanze ndi gushyiraho hakaza yingi twayigabanye kandi byo kugabana byo turabigenza gute uretse do nkongera nkagaruka ese ntago umuntu azabuwe ngo yigenge nk'ubu TikTok kuri account yanjye yanditse nkishyirira umuntu aho mushaka dondi bari kungabanya nawe wajya ngo turi impanga ihuriyemo ngo ntaho ucike Imana ikumushe oya to ese habuze umuntu waguha manigane kuri ya goro muratuma banamanura ubwo mwakwisuganyije ubundi cyaho turoza barakumanura n'icyo kibazo batapinze rwose nkavuga inkuru yanjye ko umuntu uri kundya ndi gutapinga pe iyi goro reka badutibure n'ubundi mugende mwanze ikibi cya manigane buri wese nagaterateranya ngo byuzure manigane kubera iki situzi mwese nk'uturabyo tuvuye na nk'uturabyo 500 ngo urege nashyiraho kamwe reka Mr. Bites nuza araje arazima Skipper araje arazima mwamaye manigani cyangwa bakamanura mukomeze iyo ni goru yanjye subwo mwaba none se nshyireho uturabyo 9,000
Ego 9,000 we. Yabishyira ariko 9,000 buri wese yajya ashyiraho twashoboye. Shyiraho Eva, shyiraho ntare. Byose ubiteranye byose ushireho. Cyaho turajye 26. 26 se. Nade wakoze rayo. Arashaka kudutsira. Hano harubuze 9,000. Ngize 26 nidushyira munsi 9,000. Eva zana iyo sura turebe wandanze. Yewe aje ntusiga ubwanuke ndi hano. Shi. Twitapingire Emi. Akorera Emma muki. Hano hari umuntu ushaka kubohoka wareka muzane divingu inubohoke mama. Ndagusuhuje rwose nanjye isari YouTube man. Divire se ninosa. Mama Maria. Dino. Rahira. Uyu muntu uje ki agakinyarira. Eva. Yabyibagiwe ni babaye Eva sibura be. Uwo muntu zamuye none umva. Eva. Uzatuzanira kubohoka. Aje atunyarira. Aje azitumira we. Mu mutumanga kubyumva. None se ko nsanze umuntu ya requestinze nkamuzana. Umuzanya ari kwihagarika ku bantu ni n'ikigabo disi. Ikiza nta muntu waruri hasi. Ya tundi hejuru sha ndahamwe aho. Eva wasubije umuntu twa Pamela wasenga aragukunda no gumuri Yesine. Urakoze sheri wanjye ndagukunda mukobwa jara. Ndagukunda. Ibihumbi mugira 4,000 se uyu mupapa avuge we. Oya yatatu pe. Yavuze kutubwira inkuru turagumya tugere 300. Avuze turwasa kandi ndiye kuzuzuza. Ndi kubona abantu bari hejuru bari gutapinga. Wasi isabaje abantu batandukanye. Wow. Oya ni batandukanye. Pink. Wow, aba makarado. Wow, nakoze shiri. Pink pe. Mugubire mu ncanga umuntu umwe. Abantu batandukanye. Mukomeza munyihe ama gifts uko tapinga skin time. Ngoga ko bita skin shoot. Mutapinga skin time. Umva wahashye none yuzuye 300 irunga yuzuye nanjye nditare gutapinga mpaka yuzuye. Vanga ibyo bakuvugaho nibyo ibihe wawuzi ibi nondebera Neymar ngo which country is this ujuje kumena amazi kutazi igihugu yamenamo nibigogwe site kumenya amazi. Umwiza Cynthia irunga na Eva uko ntimumbona. Umwiza irunga wagiye papa narenyejeho na rimwe kugira ngo ubone ko ndi tayari. Oya Eva nagire vuba turi kwihuta. Gatwara imbere mu menyo. Yego ko wiki watwaye abagabo babandi. Eva we bite? Ni byiza. Yesu ndatukanye no kutumana mwizo. Ninjye bikoze. Ero wabwiye Ivo ndiwe akakamenya basa akamenya ukuntu namuvugiye ku Masimba TV show. Kumuvugira rero nawe nguhaye akara. Urangene ma. Sha. Nawe mwana wadabwi. Nakugurira ujye muri box uhereze Eva link basa amenye ko mukundi. Uzi ko warize kweli ndabyibo. Azi amabuye abantu baneye. Ariko ninde ukuzamuye akoze ikintu cyiza. Cyera umutwara Eva sha. Ariko rero mbabarira mwiza avugeho mbere y'inkuru ngiye kuvuga mwiza nabanza ganira. Basa mbabarire Eva mumbabare mumumpere link yanjye Eva ndamukunda umubwire ko ari ngiyo muri social media y'abanyamurenge muri Nairobi namuvugiye nkamurambara kugeza n'uyu munsi ndacyamuha